yitegura amatora arimo asura abaturage, ageze hariya Nyabugogo hari muri 2006-2007, ageze hariya Nyabugogo kunywa urumogi nta kuba umusitari bivuze kwiba, nta kuba umusitari bisobanuye iki. Abantu benshi bakunda kuba abasitari, abantu benshi bifuza abasitari, abantu benshi ngo ariko abantu ari benshi bamubyiga. Icyatumaga bamurwanira cyangwa se bamubyiga nuko yari umusitari, nuko afite ibikorwa byiza, nuko bari abafitiye umumaro. Ariko dukeneye n'iby'umubiri. Yesu amanye ko amaze kubaha iby'umwuka, abona ko bakeye n'iby'umubiri, abwira Petero nawe ati nimutsure incunda zanyu murobe. Imana iguheshe favor, Imana iguheshe icyubahiro mu izina rya Yesu Nazareti. Iyo wagize icyubahiro, icyo ukoze cyose kirakundwa. Iyo wagize icyubahiro, icyo uvuze cyose kirakundwa. Iyo wagize icyubahiro. Ndabashuje mwese wakwicana channel yacu ya Abantu TV. Imana ibaho umugisha kandi ibagire neza. Uyu ni umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, abakunda ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha kandi nkunda kuvuga ngo namwe abatari kunda Imana ibakundishe, kuko hari abantu benshi barambiwe ijambo ry'Imana bitewe n'impamvu zitandukana. Hari abarambiwe ijambo ry'Imana bitewe n'abakozi b'Imana cyangwa se bita pasiteri ibyo bakora, bakavuga ati ibingibi ntabyo, bakaribangisha. Hari abarambiwe ijambo ry'Imana bitewe n'amasezerano wenda bahawe ntasohore, bigatuma babirambirwa. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo hahirwa bihanganira ibibagerageza, kuko nibamara kwemerwa bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Kandi ijambo ry'Imana ikongera ikambwira ngo hahirwa bemera batabonye. Ni ukuvuga ngo mugire kongera kwizera, mwongere mugire ibyiringiro, mukunda ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo rizabafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Uyu munsi rero ndashaka tuganire ku ijambo rivuga ngo umusitari. Ndashaka tuganire ku ijambo ubusitari. Abantu benshi bakunda kuba abasitari, abantu benshi bifuza abasitari, abantu benshi bumva. Ndibuka igihe kimwe umukuru wacu w'igihugu yarimo yitegura amatora arimo asura abaturage, ageze hariya Nyabugogo hari muri 2006-2007, ageze hariya Nyabugogo harimo umusitari umwe ashaka kugira ngo amwegire amusuze. Abarinzi b'umukuru w'igihugu bakajya bamwigizayo. Muzero kwa ko we ari furi, ni umuntu w'abantu, aravuga ati nimumureke aze. Wawundi araza aramusuhuza. Amaze kumusuhuza ikintu cyadushekeje, yaravuze ngo nta muntu nzongera gukora mu ntoki n'amaze gukora mu biganza bya perezida, ngo nzajya ntanga cesi, uzanza zange, uzemeye azeme, ko nta muntu nzongera guha ibiganza byanjye byakoze mu biganza by'umukuru w'igihugu. Bivuze rero ngo abantu bose bashaka kuba abasitari, ariko ndashaka umunsi tuganire ku ijambo ubusitari. Abantu benshi cyangwa se abantu bamwe na bamwe bakunze kumva ko abasitari atari abantu nakwita ko bacirwa, cyangwa se atari abantu bubaha Imana. Akenshi bakumva ko ari n'abantu b'ibirara, ariko ntabwo ari ko bimeze. Ntabwo kuba umusitari bivuze kwigira ikirara, ntabwo kuba umusitari bivuze kunywa urumogi, ntabwo kuba umusitari bivuze kwiba, ntabwo kuba umusitari bisobanuye iki. Ndashaka umunsi tumenye umusitari ni iki, ijambo umusitari ni iki. Kandi tuzaza kwifashisha Bibiliya, ijambo ry'Imana. Tuzaza twifashisha ijambo riri muri Luka ibice 4, Luka ibice 4, cyangwa kugira ngo muryumve neza murisobanukirwe. Reka utangiye kwiruka ibice 5. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu arobesha ifi nyinshi. Ibice 5 umurongo wa mbere. Yesu yari ahagaze ku kibaya cy'inyanja ya Genezareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari
bayavuyemo bamesa inshundura zabo, yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho ho hato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, aho turi ku murongo wa 5, Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika karindwi. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. 8, Simoni Petero ngo abibone atyo, yikubita imbere ya Yesu ati, vaho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Kuko ubwe yari yumiwe n'abari kumwe nawe bose babonye izo fi bafashe, na Yakobo na Yohana bene Zebedayo bari bafatanyije na Simoni, nabo birabatangaza. Yesu abwira Simoni ati, witinya, uhereye none uzajya uroba abantu. Bamaze kugeza amato yabo ku nkombe, basiga byose baramukurikira. Imana yacu nishimwe cyane. Tuvuze ku bantu batatu, tuvuze kuri Yesu, tuvuga kuri Yohana na Petero bari bari kuroba amafi. Aba bantu batatu bose izi saha ni abasitari. Niyo mpamvu n'aka kanya nkibavugaho nuko ari abasitari. Ubusitari, niyo mpamvu ushaka kubasobanura ijambo umusitari ni iki. Umusitari ni umuntu udapfa. Umusitari ntapfa, arasinzira. Kuko niyo yaba atakiriho, asigara avugwa, asigara yubahwa. Ndashima Imana ko iri jambo Imana irimpaye turi ku munsi w'intwari. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Shima Imana yo mu ijuru, kuko iri jambo irimpaye n'ubundi mu gihugu cyacu turi kwizihiza umunsi w'intwari. Buriya k'uyu munsi w'intwari babibuka abasitari. Umusitari rero ni umuntu niyo yapfa ibikorwa bye bisigara bimuhagarariye. Haleluya. Ibikorwa byakoze bisigara bimuvugira. Haleluya. Ibikorwa byakoze bisigara mu mwanya we. Yesu ngo yarimo yigisha ijambo ry'Imana, ngo ariko abantu ari benshi bamubyiga. Icyatumaga bamurwanira cyangwa se bamubyiga nuko yari umusitari, nuko afite ibikorwa byiza, nuko bari abafitiye umumaro. Ndagusengera mwiza Yesu ngo nawe umusitari ugirire umumaro abantu uturana nabo, ugirire umumaro abantu ukwana nabo, ugirire umumaro abantu wavukanye nabo, nawe ku cyaro uvukamo bagirire umumaro. Ariko ngo ari aho abona amato abiri, abona icyamubera cyiza ari uko yakwigisha yicaye, bose bamureba neza, kuko ahagaze hari abatabasha kumubona. Ngo abwira Petero ati, tsura ubwato bwigireho hato. Arabikora. Amaze avuga ijambo ry'Imana, amaze kurivuga kandi Imana yacu nishimwe cyane. Imana nkunda yuko iduha iby'umwuka kandi ikaduha n'iby'umubiri. Abantu navuga nti Imana bakundisha ijambo, ntabwo Imana igukundisha ijambo ngo iguhe ijambo gusa, izaguha n'iby'umubiri, kuko iri jambo ni iritunga umwuka, ariko dukeneye n'iby'umubiri. Yesu amubonye ko amaze kubaha iby'umwuka, abona ko bakeneye n'iby'umubiri, abwira Petero nawe ati, nimutsure inshundura zanyu murobe. Petero Yohana ati, twakesheje ijoro ryose
nta kintu twabonye. Yibuka ijambo amaze kuvuga, areba abantu bamugose, abona ko atari umuntu usanzwe, abona ko ari umusitari. Arangije amwizereramo, aravuga ati ariko kuko ari wowe bivuze mwami, reka tubikore. Bibangira mbwa ngo babikoze baroba amafi menshi, ngo baratangara, ngo ishunda zishaka guturika. Noneho ngo ahita apfuka avuga ngo mbabarira umva uruhande uko sinkwiye kuba uruhande rwawe. Iyo wamaze kuba umusitari, abantu bose bifuza yuko bakwegera, abantu bose bifuza ko baba inshuti zawe. Hari abantu mwanzwe, hari batagira igikundiro. Ndasaba Imana ibaha ubusitari namwe mukundwe mu izina ryose. Ubusitari ni iki? Ubusitari ni ukugira umumaro. Impamvu bakwanze nuko nta kintu bamariye. Yesu ntabwo bari bamukunze kuko ari mwiza abagaragarira neza, bari bamukunze kubya abaha. Birangira ambwira ngo yabahaye amafi, bito bamukunda banamutinya. Yavugaga ijambo ry'Imana bakumva barishimye bakanyurwa, bagahita bamuku ibitangaza. Abantu bakundaga Yesu ko ibitangaza bakoreraga. Abantu bakurikiraga Yesu ko bitangaza bakoreraga. Niyo mpamvu nanjye ngusabira mu izina rya Yesu w'i Nazareti, nawe Imana igukorera ikintu gituma abantu bagukunda, abantu bakwifuza. Ndakeye ku ijambo ubusitari. Umusitari ni iki? Umusitari ni umuntu ukora ibintu bidasanzwe. Umusitari ni umuntu ukora ibintu bishimishije. Umusitari ni umuntu ukora ibintu binejeje. Niba ufite ibikorwa byiza uri umusitari. Aba bantu tuvuga baba abasitari ku bikorwa byiza, ariko so urashaka kuba umusitari kuko wanyweye itabi cyane ryinshi? Urashaka kuba umusitari kuko warwanye cyane ukagira imbaraga nyinshi? Urashaka kuba umusitari se kuko wakoze iki? Umusitari ntago ari umuntu mubi, ahubwo ushaka kuba umusitari mu zihe nzira? Ushaka kuba umusitari se kuko wafashe umwana ukamusambanya ukaba umusitari ukabicyamare? Hari abantu njya mbona ku macano bakora ibintu bibi kugira ngo bamamare bamenywe, nyamara ntabwo ubwo ari bwo busitari dushaka. Imana ishaka abantu bakora ibikorwa byiza bakamamara kubera ibikorwa byiza. Ndibuka tukiri mu mashuri, hari umwana w'umuhungu bucya tuvuga ati nanjye shaka kugira ngo menywe mu kigo. Tuvuga se ko uri umuswa, mwishiko nta manota ahamba ufite ngo uzaba wa mbere, kutazi gukina umupira, kutazi gukina basket, urashaka kuba umusore muhebwe. Avuga ati nyamara ati njyewe ati ndashaka kuba umusore kuri iki kigo. Turyago n'ibyabara byo gutebya. Bukeye hari ikintu bitaga foreign kujya kugenda ku idarapo kwirimba indirimbo y'igihugu mutarajya mu mashuri. Wa mwana baramutumira, tagira ubwoba tugase kuko agiye kuba umusitari se buhe buryo. Baramubwira ngo ejo isaha niyi umunota uyu n'uyu twakubonye wicara ku iradarapo, nedere warahanduje warahitumye, twanze kukubwira ukiri wenyine. Dushaka kugira ngo tukoze isoni muri aba bantu bose bari ahangaha bamenye imicawe mibi. Kandi ntabwo tubikoze kubu gusa, tugenda kugutuma ababyeyi nabo muzazane usaba imbabazi. Ntabwo twakwimbaza tutabaje kubwira ababyeyi baye imicawe mibi ukora no ku kigo. Umwari bwahise icyamamare yitumye ku darapo, ababyeyi bakaza, umwana bakamuhana. Ariko ikigo cyose ntabwo ushaka kuvuga izina rye, yabaye n'umuntu w'umugore azaba afite n'abana. Ikigo cyose kimenya izina rye, ni icyamamare. Ntabwo kuba icyamamare ukora amafuti, ntabwo kuba icyamamare ukora ibintu bitagira ubwenge. Kuba icyamamare ni ugukora ibintu bigira abantu umumaro, ni ukora ibintu bigiriye igihugu umumaro, ni ukora ibintu bigiriye famiye umumaro.
Imana yacu nishimwe cyane. Ndasaba Imana yo mu ijuru, wowe unkurikiye wunyumva, Imana iguha ikintu gituma umenywa. Niba umenywa uko wakorera amafaranga cyane, niba umenywa uko wagize ubwenge cyane ukigisha cyane, ariko Imana yo mu ijuru igufate nawe kugire icyamamare mwiza Yesu Nazareti. Akaya twumva abantu bakinye umupira bagatsinda ibitego bakamenywa, kakaya twumva abantu baririmbye bakiririmba indirimbo nziza zigakundwa abantu bakamenywa. Nawe Imana iguha ikintu cyatumenywa mwiza Yesu Nazareti. Icyo kikumenyesha niki? Nicyo bita favor. Nabo ko umuntu aririmba akamenywa ariko n'abandi bataririmba, nabo ko umuntu akina umupira akamenywa ariko abandi bo badakina, ahubwo ni igikundiro. Ndasaba Imana iguha igikundiro mwiza Yesu Nazareti. Hari abantu mu nkwicanye mwanzwe, hari mu nkwice butagira igikundiro, abagabo banyu barabanze, famille zayo zarabanze, abo kwana ku barabanze, nibyo mukura ntibigaragara neza kubera ufite icyanjyo. Ndasaba Imana iguha igikundiro mwiza Yesu Nazareti unkurikiranye. Imana iguheshe favor, Imana iguheshe icyubahiro mwiza Yesu Nazareti. Iyo wagize icyubahiro, icyo ukoze cyose kirakundwa. Iyo wagize icyubahiro, icyo uvuze cyose kirakundwa. Iyo wagize icyubahiro, icyo uvuze cyose kirumvika kigakundwa mwiza Yesu Nazareti. Ndasaba Imana ibahe igikundiro, ndasaba Imana ibaheshe icyubahiro, ndasaba Imana ibazamure, ndasaba Imana ibahe umugisha mwiza Yesu Nazareti. Izi saha ndabona umumama Riyamande kire uremende azavaya, uremende azava witwa Eugenie Rande kire uremende azavaya, iremende kire urevuza tande kire zataya. Washakanye n'umugabo gifite amafaranga, ufite amafaranga, mufite amafaranga, umugabo mumaze kubana amafaranga yakoresheje nabi atwara mu bandi bagore, none ubu yamaze kwishakira undi mugore, we yarakwanze. Ndagusengera Imana yo mu ijuru igukureho icyo cyangiro, yongere guhesha umugisha mu rugo rwawe, yongere guhesha icyubahiro mu rugo rwawe mu izina Yesu w'i Nazareti. Ndasengera wa mugabo we, ndi kubona Imana inyere ku muntu witwa Gilbert oba Gilbert, ushatse akazi karanze, aho wakoraga barakwirukanye, aho ugejeje kudepoza barakwirukana. Ariko ndasaba Imana yo mu ijuru iguha igikundiro, wongere ugire uhabwe icyubahiro mu byo ukora, ababosi bawe abo mukorana babashe gushima ibyo ukora mu izina Yesu Nazareti. Ndi kubona abantu Imana igiye kuzamura, ndi kubona abantu Imana igiye guhesha icyubahiro, ndi kubona abantu Imana igiye guhesha favor, ndi kubona abantu Imana igiye gupromotinga mu izina Yesu Nazareti. Kandi ndasaba Imana uyu mwaka muzamufite amashimwe mu izina Yesu Nazareti, ufite ubushobozi bwo Yesu mugira kwizera. Mana wo mu ijuru, Mana ishobora byose, ndagushimye muri aka kanya kandi nguhaye icyubahiro. Nsengera abantu babuze icyubahiro, ubaheshe icyubahiro. Nsengera abantu bataye igikundiro, ubaheshe igikundiro mu izina Yesu Nazareti. Nyagora ku ngoma, abayobozi bacu ibyo bakora bibe byiza, nyagora ku ngoma. Abaturage b'iki gihugu icyo bakora bibe byiza, nyagora ku ngoma. Reka nyagora ku ngoma, iki gihugu kigira abasitari bakora ibyiza, batari abasitari bakora ibibi. Ndagushimye nguhaye icyubahiro. Satani aramwaye, abademoni baramwawe, izaryo rirubashywe mu izina Yesu Nazareti. Amina. Imana ibahe umugisha kandi mugiye kwa abasitari mwamamare ku bwikorwa byiza Imana igiye kubakorera mu izina Yesu Nazareti. Amina.